nanjye nemeza ko kuba ufite abategarugori benshi mu nteko ishinga amategeko nyine byorohera umugabo w'umunyagitugu nk'uwo Paul Kagame, kuko abagore bambabarire kuko nanjye ndishyiramo, ni ukuvuga ngo abategarugori ntabwo baba nabyita se abarwanyi, ntabwo bashobora kwemera cyangwa kwemezwa ibyo ibitekerezo by'uwo mugabo kubera ko bashobora gutinya guhangana. Sinzi ko abategarugori ibyo kwanga kubyemera nk'uko ngewe mbyemera, kuko nanjye nakubwira ko ntabwo ndi umuntu w'umurwanyi, sinzi ko nahangana ku buryo bwanyorohera. Mbona rero koko ko ari byo ushyizemo abategarugori benshi, abategarugori ukabakanga, kandi usibye n'abategarugori urabona ko Kagame we akanga n'abagabo benshi, noneho rero abagore nabo ukabakanga, birumvikana ko batahangana nawe ngo bajye kuguhakanya. Kuvuga ko Victoria yahagurutse ni uko buriya yari yicaye abitekerezaho bimara imyaka aravuga ati nta kindi cyabikemura uretse guhaguruka, kandi bavuga ko umutegarugori wafashe icyemezo ntasubira inyuma. Ubwo rero niyo mpamvu yavuze ati njyewe icyemezo uko mbibona byagenda ni uko namanuka nkajya kubwira abaturarwanda ko hari icyo nshobora kubongerera. Mwabonye ko yigomwe byinshi cyane. Amanuka muri 2010 yari afite umwana muto w'imyaka 8. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Real Talk Channel, ni Etienne Gatanazi ubasuhuza. Uyu munsi turaganira kuri demokarasi n'amahoro ndetse no ku ruhare rw'umugore muri ibi byombi. Turi mu kwezi kwa gatatu Werurwe, ni ukwezi kwahariwe kuzirikana ku burenganzira bw'umugore ku isi hose. By'umwihariko ariko mu Rwanda turibaza tuti ni mwanya ki umunyarwandakazi cyane cyane uri mu Rwanda ndetse cyane ariko nanone uri hanze y'u Rwanda afite mu guteza imbere ibi byombi, amahoro na demokarasi. Kugira ngo tubivugeho abatumiye abantu babimazemo igihe, babizobereyemo, banabiharanira. Ni abari mu runana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro, izwi mu rurimi rw'igifaransa nka Réseau International des Femmes pour la Paix et la Démocratie. Perpétue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'iri huriro, ishami ryo muri Canada. Karibu cyane Perpétue Muramutse kuri Real Talk. Urakoze Etienne Gatanazi, nanjye ndagushuhuje. Marceline Ndowamungu nawe ni umunyamabanga w'iri huriro mu gihugu cy'Ububiligi. Ndakwakiriye cyane kuri Real Talk Channel, Marceline Ndowamungu. Urakoze cyane. Iki kiganiro turaganira nyine kuri ibi bintu birebana n'amahoro na demokarasi, ariko mbanze nibutse abakurikira iyi Real Talk cyangwa mbamenyeshe niba hari abatari babizi, iri huriro ririho mu bihugu bitandukanye guhera mu mwaka w'2009, rikaba ryarabonye ubuzima gatozi mu mwaka w'2010. Rifite ibikorwa bitandukanye rigenda rikora hirya no hino. Reka mbanze ntangire mbaza Perpétue Muramutse nti ubundi iri ishyirahamwe nako iriho rijya kubaho ryabayeho kubera iki? Urakoze kuri icyo kibazo. Ishyirahamwe ryacu ryabayeho cyane cyane kubera ko twabonaga ko mu Rwanda hari ikibazo cy'amahoro nyine na demokarasi, haba mu Rwanda haba muri biriya bihugu by'ibiyaga bigari, kuko niho twashingiye, nubwo n'ahandi henshi hari aho bitari, ariko twebwe nk'abantu bari baturutse mu gihugu cy'u Rwanda twari twagihunze kubera nyine kubura amahoro no kubura demokarasi. Twabonye ko ari ngombwa ko
gushyiraho iryo shyirahamwe noneho rikakangurira abantu bose abo dushoboye kugeraho natwe ubwacu, ndetse navuga ko twihatiye nyine kumenya icyatuma demokarasi n'amahoro biramba muri biriya bihugu. Nicyo cyabiteye, cyatewe n'uko natwe ubwacu twari duturutse muri icyo gihugu kandi tuvanywemo n'uko nta mahoro na demokarasi twahabonaga. Bituma rero tubitekerezaho, bituma dushyiraho iryo shyirahamwe ryatangiye nyine muri uwo mwaka wa 2009. Marceline, umuntu akubajije ati mu mirebere yawe, iyo umuntu tuvuge cyane cyane abari n'abategarugori, bigera ku ruhe rwego umuntu avuga ko abona nta demokarasi ihari, nta mahoro ahari? Tuvuge wenda n'ubu rirahari, ariko wenda tuvuge dufatiye nko ku gihugu cy'u Rwanda cyacu nta ntambara ihari, wenda rimwe na rimwe nubwo haba harimo ikibazo rimwe na rimwe n'abaturanyi, ariko mu Rwanda nta ntambara ihari. Umuntu akubajije ati byaturutse kuki? Mu bundi umuntu abona ko hatari amahoro na demokarasi byagenze bite? biragaragara mu nzego nyinshi. Si ngombwa ngo habe hari intambara ngo habe habuze amahoro. Amahoro yo arabuze mu gihugu cyacu kubera ko ni igihugu kimaze imyaka irenga 30 mu ntambara n'ibihugu duturanye. Ntabwo rero twavuga ko hari amahoro igihe mu bihugu duturanye habuze amahoro, kandi akenshi ari natwe tuyabuza kubera ko intambara zituruka iwacu zijya mu bindi bihugu duturanye. Uretse n'icyo gihugu cya Kongo kizwi kirimo intambara, ariko ntabwo tubanye neza n'abaturanyi. Muribuka ukuntu byashyushye dushwana n'Ubugande, biragenda bigera muri Tanzania, biragenda ubu bigeze i Burundi, tukabona rero ko habuzeho amahoro. Tukumva rero umutegarugori yari akwiye guhabwa uruhare rukomeye rugaragara mu gushakisha amahoro mu gihugu, agahabwa ijambo rigaragara. Demokarasi nayo ntayo, kubera ko nubwo bwose muri iki gihe bavuga ngo hari amashyaka menshi, ariko ishyaka rimwe niryo riri mu kibuga gusa, kandi murabona ko n'ababigerageje bose bagerageje kuvuga bati dufite irindi jwi. Abenshi bose banyuze muri prison, kandi iyo umaze gufungwa amezi arenga 6 uba utakaje uburenganzira bwo kujya kuba wapiganira umwanya wo kwitoresha no kwitoza mu mirimo itandukanye. Ubwo twakwibutsa Diane Rwigara wafunzwe, tukibutsa Christopher Kayumba wafunzwe nawe, tukibutsa cyane cyane Victoire Ingabire Umuhoza, buri gihe bahoza muri prison, kandi tuzi ko igihugu cyacu kiyita ko cyashyize umutegarugori imbere. Ubu rero ntaho turagera pe, ntaho turagera. Niyo mpamvu ishyirahamwe ryacu rihozaho rigomba kwibutsa ko ibyo bintu bibuze mu gihugu cyacu. Murakoze. Perpetu, muramutse. Umuntu tuvuge umunyamahanga cyangwa umwana wavukiye aha mu Budage cyangwa aho ngaho mu Bubiligi cyangwa muri Canada, abo bantu babiri ushaka kubabwira uti mu Rwanda umugore uruhare rwe muri politiki, kuvuze politiki burya bavuga na demokarasi, ni naho haturuka amahoro, byose ni politiki ituma bibaho. Ushaka kumubwira uti ibi bintu mu Rwanda nk'uko Marceline abivuze nta bihari, akaba yagusomera inzandiko zerekana ko mu Rwanda umugore mu nteko ishinga amategeko n'urugero arimo ahagarariwe bingana na 64%. Wabimusobanurira ute ushaka kunyuranya n'ikivugwa muri iyo mibare? Kubimusobanurira biroroshye cyane, kuko nyine bashobora kubeshya abanyamahanga, ariko ntabwo byabeshya twebwe b'Abanyarwanda. Kandi mbere yo kugusubiza neza no kuri icyo kibazo, ndagira ngo mbanze mvuge ko iyo bavuga umugore tujye twibuka ko banavuga umuntu. Ni ukuvuga ngo umugore si umugore gusa, ni n'umuntu. Bishatse rero kumvisha ko mu by'ukuri umugore nta nubwo yagomba kugira uruhare rudasanzwe
nk'umugore yagombye kugira uruhare nk'umuntu. Aho rwose ndaza kwisobanura n'umuntu nawe ntabwo ari impuhwe bagomba kumugirira, ikindi ni ukuvuga ngo nawe bagomba kumuha umwanya nk'umuntu agashobora kuvuga kandi akajya muri izo nzego nyine nk'umuntu ufite ijambo, nk'umuturage cyangwa umuturagihugu ufite ijambo. Kubera iki mbivuze gutyo ni uko nyine hari igihe ibyo byabaye nk'umukino byo kuvuga ngo bashyizemo abagore bangana gutya na gutya bakajanisha. Mu by'ukuri ubona ko ari nko gufata umugore nk'umwana, kandi nyine si umwana, umugore ni umuntu nk'uwundi. Ni ukuvuga ko ntabwo bagomba gukinisha imibare gusa ngo berekane ko dore nk'ibendera, dore twashyizemo abagore aba n'aba. Ikigomba kurebwa, abo bagore bakora iki, abo bagore bakora iki muri izo nteko, abo bagore batanze uwuhe muganda, berekanye iki kidasanzwe. Ntabwo mbese umugore agomba kujya mu nzego z'ubutegetsi nko kumutegura nk'igiteguro, agomba kujyamo nk'umuntu uri bushobore kuzana nawe uruhare rwe kandi rukomeye, nk'uko no mu muryango usanzwe umugore afitemo uruhare kandi rukomeye, nk'uko no mu bindi bikorwa bisanzwe byo muri sosiyete umugore afitemo uruhare kandi rukomeye. Niyo mpamvu rero kubisobanura byaba binyoroheye, kuko kugeza ubu ibyabaye byose bibi, mbese aho demokarasi yishwe, aho amategeko yishwe, nta na rimwe twigeze twumva ngo abagore aba n'aba bahagurutse barenganura nyine wenda abandi bagore barenganyijwe. Urugero, cyangwa n'abagabo, ntabwo umugore ashinzwe kurengera umugore gusa, umugore agomba kurengera umuturage wese igihe we ari mu nzego z'ubutegetsi. Dufate nk'urugero rw'abazunguzayi. Murabona abazunguzayi ni abaturage nyine baba bakora uko bashoboye kugira ngo bagaburire abana babo, kugira ngo babone ikibatunga, kugira ngo babone udufaranga two kwishyura ishuri ry'umwana. Mbese mu by'ukuri abo baturage twavuga ko rwose bakora uko bashoboye mu rwego barimo. Ariko hari n'igihe byigeze kuba abapolisi bakirukana abazunguzayi, abenshi muri bo akaba ari abategarugori, rimwe na rimwe ndetse bahetse abana. Umugore aza kwikubita hasi, aza gupfa, baza kumukubita, umugore arapfa. Ntabwo twigeze twumva ngo hari n'umudepitekazi n'umwe wahagurutse ngo agire icyo avuga kuri uko guhohoterwa k'umutegarugori, kandi byari ibintu rwose bikomeye bigaragarira buri wese. N'undi wese yashoboraga guhaguruka igihe yabaga afite ubushobozi bwo mu nzego z'ubutegetsi, turavuga cyane cyane nk'abadepite. Ariko noneho ku bw'umwihariko abo bategarugori ntacyo bigeze bavuga. N'ahandi hose bafunga abandi bategarugori, na hariya za Victoire Ingabire Umuhoza, ngira ngo isi yose imaze kumenya. Ntabwo twigeze twumva hari umudepitekazi wo mu Rwanda uhaguruka ngo avuge ati bagombye byibura kubahiriza uburenganzira bwe, bagombye se kumureka akavugana n'umuryango we. Kugeza n'ubu ntanavugana n'umuryango we. Ntabwo ari ugufungwa bisanzwe, rero urumva ko harimo guhohoterwa. Aho rero niho mvuga ko umutegarugori nyine biriya ari ikinamico. Ni ikinamico kubisobanurira undi muntu, iyo ubizi nk'uko tubizi twebwe biroroshye. Mwembi mugarutse ku bagore bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye mu gihe bagerageje kuba bajya muri politike, niko mwabivuze. Marceline mu kanya wavuze kuri Diane Rwigara, uvuga kuri Victoire Ingabire, uvugamo n'umugabo Christophe Kayumba. Ariko tugarutse nko ku bagore bagiyeho muri politike mu Rwanda, iyo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru by'u Rwanda iki kibazo kivugwaho cy'abadamu bagiye muri politike bakisanga imbere y'ubutabera, mu Rwanda abantu baravuga bati ntabwo ari uko umuntu ari umugore ngo abe yakora ibyaha tubyirengagize. Bakavuga bati uwisanze imbere y'ubutabera wese afite icyatumye ahagera. Bafite ibyaha bitandukanye abantu bagiye bashinjwa imbere y'ubutabera. Mwebwe
mwabisobanurira mute abantu mwebwe nka Réseau International des Femmes, mwabisobanurira abantu mute ko biriya abantu bisanga imbere y'ubutabera mu by'ukuri aba atari byo, niba nkurikije uko mbumvise? nagira ngo nongere akantu gato ku byo mugenzi wanjye yaravuze. Bariya abagore ba 64% mu nteko ishinga amategeko, ndagira ngo nibutse ko byaturutse ku bintu byari byiswe ngo objectif du millénaire. hari inzego abantu bagomba kugeraho, none urwego rwa gatatu rwari urwo guteza umutegarugori imbere. Noneho mu Rwanda intego z'ikinyagihumbi Eh, niko babyita mu voilà, kinyarwanda. yego yego. Ubwo bahita basimbukira cyane cyane kuri iyo ngingo, nubwo rwose hari n'izindi nyinshi, iyo cyane bayishyiramo imbaraga cyane. Bati ariko kuri nge no kuri twe nibyo kwereka amahanga ati dore muri za nshingano twari dufite, ati muturebe twebwe tugeze kuri 64%, ariko mu bikorwa haba harimo iki? Mu bikorwa ntacyo, nta butegetsi babaha bugaragara, ntabwo nabo ubwabo ntabwo bafite kwisanzura. Nibyo gusa kugira ngo berekane ko icyo kintu bakigezeho, ko abategarugori bateye imbere, ariko mu bintu bifatika nta kintu gihari. nguciye mu ryo uvuga, uvuze ku mazina y'abantu. Uyu munsi umuvugizi wa leta y'u Rwanda ni umudamu, ni Madame Yolande Makoro. Chief wa cabinet ya muri minisiteri y'intebe ni umudamu, Ntambara Ines. Hari n'abandi badamu bafite amazina akomeye bagiye babaho mu Rwanda no mu mateka, wenda twize no kugira minisitiri w'intebe, ariko wenda turimo turaganira iby'uyu munsi. Ubwo umuntu aramutse akumvise uvuga uti ntabwo abadamu mu by'ukuri mu Rwanda bari muri politike bifatika cyangwa no mu bindi muharanira mwebwe, ahubwo ntabwo yagira ngo uri muri irengagiza, kuko aya mazina mvuze niba ukurikirana ni amazina ari influent. Ntabwo nirengagiza, ariko hari nk'akabazo najyaga nibaza mu minsi ishize, mbere y'uko nyakwigendera Mukurarinda yitaba Imana. Mwabonaga ko buri gihe nyine Yolanda niwe umukuriye, ariko buri gihe akaba ari uhora ku cyokezo, akaba ari uvuga buri gihe. Akenshi wabonaga Yolanda atagaragara. Ese ni ukubera ko batabishakaga, cyangwa se ni ukubera ko Mukurarinda ari we wagombaga buri gihe kuvuga? Sinzi impamvu. Yego ari muri uwo mwanya, mfashe urwo rugero rwe, ari muri uwo mwanya, ariko ntabwo umuntu amubona cyane. Abamwungirije, abari hirya gatoya, nibo bahora bavuga. Niba bagomba gutegereza amabwiriza yo hejuru simbizi, ariko njye mbona nta byemezo bigaragara bafata nk'abadamu nyine, nk'abategarugori. Nyamara ahubwo abantu bavuga ko nyine ni umuvugizi, niwe uri hejuru, anafite izindi mbaraga zitari ukuba ari umuvugizi. Ashobora kuba yagira ibintu akora abantu bakavuga ko ari we wabikoze, na murumuna we cyangwa mukuru we simbizi, niwe uyoboye Rwandair. Hari n'abandi. Uyu munsi minisiteri ya siporo imaze gusimburwa abagore nka 3, niba uko mperuka kubyibuka. Icyo kintu wowe ukivuga iki? Wenda na Perpetuum muramutse yakitubwiraho ku mazina y'abantu by'abagore bakomeye tubona bari influente mu Rwanda, bafite imbaraga. Ikintu cyari kunezeza kurushaho, abo bose n'ayo mazina yose muvuze ni abantu bari mu ishyaka rimwe. Ikintu cyari kuba cyiza kurushaho iyo abo bantu bava imihanda itandukanye, ariko igihe bose bagenda mu muyoboro umwe w'ishyaka rimwe, ndumva nta kintu kinini bitugezaho, kuko n'ubundi baragenda. Bakagombye guha n'abandi batavuga rumwe, abo bavuga ngo batavuga rumwe, nubwo bwose hari abandika ngo utavuga rumwe natwe se ngo yabavuga iki. Bari bakwiye no gushyiramo n'abandi abo ngabo basigaje inyuma. Ba Victoire Ingabire bagombye kugira ijambo, Diane Rwigara bagombye kugira ijambo, naho kwiharira ijambo wenyine maze ukavuga ngo abategarugori bafite ijambo. Ni nayo mpamvu no mu nteko ishinga amategeko aricyo kimwe,
nta kintu kivamo, ni ukubera ko buri gihe n'abantu bari kumwe biganiriza, niyo mpamvu nta kintu kigaragara kivamo, niko navuga. Perpetu, ku kirebana n'uko nubwo dufite abadamu 64% mu nteko banarenga, ngira ngo niko biherutse, ijambo ryabo ntabwo rikunda kumvikana iyo umutegarugori yahohotewe, iyo umuzunguzayikazi yirukankanywe ahetse umwana akikubita hasi. Marceline mu kanya akomeje kuwitabye Imana kubera yirukankanwaga. Wowe ubivugaho iki? Wenda ni uburyo mubireba, cyangwa se ntabwo twavuga ko bashobora kuba bafite izindi kano bavugiramo ibintu, ariko wenda twe twaba twabireba, mwe mukaba mwabireba mu buryo wenda butandukanye n'uko ibintu biri, kandi yenda hari uruvugiro, hari amakomisiyo menshi mu nteko. Icyo navuga ni uko mu by'ukuri ntabwo tugomba kureba ngo umutegarugori ngo yahawe umwanya gusa, ibyo nyine imyanya nyine barayihawe, ahubwo bayikoze iki? Kandi nk'uko nabivuze mbere, ndifuza ko abantu bafata iryo jambo ryanjye bakaryumva neza. Umutegarugori ni umuntu mbere ya byose, mbere yo kuba umutegarugori ntabwo agomba kubona umwanya gusa ngo ni uko ateze urugori cyangwa ngo ni uko ari umukobwa se. Ntabwo ari ibyo bigomba gutuma abona umwanya awubona kuko ubundi bavuga bati kuko abategarugori batabonye imyanya ihagije mu buyobozi bw'ibihugu, ni byiza ko nabo babona umwanya kugira ngo bazane ibindi bitekerezo bishya. Niyo mpamvu babaha umwanya, ntabwo babaha umwanya gusa kubera ko ari umutegarugori, kuko bavuga bati arazana ibitekerezo by'uruhande rutumvikanye kenshi ku isi. Ni ukuvuga abategarugori bari barakandamijwe, baragiye hasi, none ubu ku isi hose bagerageza kubazamura kugira ngo nyine bazane iryo jwi ryabo, barebe hirya no hino aho abagabo batarebye nk'abagabo, noneho barengera abantu. Ntabwo nubwo umutegarugori mu by'ukuri ntabwo ashinzwe kurengera umutegarugori gusa, arengera bose. Niyo mpamvu rero ntitwumva abategarugori barengera nk'abana badashobora kwiga, batabonye amafaranga yo kujya mu ishuri, ariko tuhora twumva abana, urubyiruko ruvuga ko rwabuze amafaranga yo kujya kwiga, tuhora twumva ababyeyi baba abagabo baba abagore bavuga ko nyine badashobora kwishyurira abana babo amashuri, ko amashuri atari meza, ko amashuri adatanga inyigisho zihamye. None se niba tutumva abo bategarugori, ahubwo umuntu yavuga ati ese babashyiriramo iki nyine? Bareka n'ubundi n'abagabo bakagumamo, ntabwo babashyiramo kugira ngo gusa bicare aho ngaho bajye bavuga ngo turabategarugori ngo none twagiye mu myanya. Biragaragara rero muri sosiyete y'abanyarwanda ko rwose ibikorwa byabo bitagaragara. Wenda hazagira abandi babyerekana ubwo tukabimenya, ariko kugeza ubu ntabwo biyerekana ku buryo budasanzwe, ku buryo koko byakumvikana ko bajya gushyiramo 64% cyangwa 67%. None se babashyiriramo iki nyine niba nta kintu bagaragaza kidasanzwe? Naho ngaho yewe navuga ko aho baba bafite ngo bakorera handi tutazi, ibyo byamenyekana. Icyangombwa ntabwo natwe abaturage bashobora kugendera ku bitagaragara, tugomba nyine kugendera ku bigaragara. Amashuri se yaratunganyijwe, abanyeshuri se, abana bose bashoboye kujya mu mashuri, abigaga se wenda basabaga buruse, icyo kibazo cyakemutse, bashoboye kuringaniza baha abantu buruse ku buryo bwo gukwirakwiza. N'ibyo tugomba kureba, tugomba kureba ibikorwa bigaragara, ibitagaragara nyine ntabwo twabimenya. Aho ngiye niko nagusubiza. Marceline, mu nyandiko mufite ya RIFDP ku rubuga kuri interineti umuntu yayibona, hari ahantu rwagati hasa no mu iriburiro muvuga ngo la femme rwandaise a toujours été présente dans la politique, tantôt comme un instrument, tantôt actrice, parfois les deux à la fois. Ngize nk'uko nabisobanura gatoya mu kinyarwanda ngo umunyarwandakazi yahoze agaragara muri politiki, rimwe na rimwe akagaragara nk'igikoresho, ubundi akagaragara ari umuntu ufite ijambo, hakaba n'ubwo agaragara nk'aho
byombi nyine ari igikoresho ariko akaba ari n'umuntu ukora. aha ngaha mwari murimo mwavugaga ikihe gihe? n'ibihe byose twavugaga ibihe byose. Niba mwakomeje kureba muri iyo nyandiko mwabonye ko hari ahantu mu bihe bya kera umwami yashakaga ikintu kugira ngo akibone akoherezayo umukobwa we cyangwa umugore we. Aho ngaho twavuga ko umugore yabaga ari igikoresho. Noneho tukazamuka tukagera mu twashyizemo na biriya bya kudeta yo ku Rucunshu, nayo byaturutse ku gitekerezo cy'umugore. Tukazamuka tukagera ku bariya bategarugori babaye nk'abaminisitiri gutyo cyangwa se abadepite mu gihe cya repubulika. Turazamuka tugera kuri n'abandi badamu cyane bagaragaye. Muribuka ko Napo yategekwaga n'umutegarugori, hari abategarugori benshi bategekaga amashuri. Abo bose bari bafite imbaraga, ariko bose ntibazigire igihe kimwe, kuko abo tubona ko bashobora kuba ari ibikoresho cyane cyane ni abashatse gutera intambwe imbere muri politiki. Hari igihe nyine abafite politiki yabo bakoresha, ni nayo mpamvu navuga ko n'aba bategarugori 64% mu nteko ishinga amategeko kuri njye ni ibikoresho ubu ngubu, kuko nta kintu kigaragara bashobora kuzana uretse gukurikira umurongo beretswe. Hakaba hari bagerageje kugira ijambo bagira. Nafata nko mu gihe cy'amashyaka menshi, hari uriya mudamu Agathe Uwiringiyimana yaravugaga. Noneho hakaba hari n'abandi benshi. Hari ntabwo nashoboye gukora urutonde ngo bose mbarondore, ariko hari bamwe bagerageje, ariko akenshi hari bamwe baba ingwate za politiki, kubera ko si ukuvuga ko politiki ari mbi, ariko hari igihe tuvuge ateye intambwe agiye muri politiki, ariko nk'abari hejuru bakamubwira bati ntugomba kurenga uyu murongo, igitekerezo cye ntikirengaho, mu byo akora byose ntibirenga aho ngaho, akagendana n'umurongo. Kugendana n'umurongo rero njye mbona ari ukuba igikoresho. Nk'uko dufite aba bategarugori bangana gutya mu nteko ishinga amategeko, ariko ukabona nta kintu bagejejeho. Umubyeyi agasenyerwa, habe no kuvuga ati turi abategarugori, reka duteranye tujye tumuremere, turebe uko twamuvana muri buriya bukene. Cyangwa se hajyaga habaho ibikorwa byo gufatikanya, nibura se nibaraye hanze bamugurira nk'umwenda, cyangwa se bamuzanira amata y'umwana. Utwo tuntu dufatika mu buzima busanzwe ntatwo tukibona. Niyo mpamvu navuga ko muri iki gihe abenshi ni ibikoresho. Perpetu, muramutse kuri iki kintu kirebana no kuba mwarabonye ko umugore mu mateka y'u Rwanda yagiye abaho ari active, akora, agaragara cyane muri politiki, ariko hakaba n'ubwo agaragara nk'igikoresho. Wemeranya n'umunyapolitiki umwe twigeze kuganira akambwira ko ubwinshi bw'abagore muri parlement y'u Rwanda ngo byaba ari uburyo, ngo yavuze ngo c'est une façon de Paul Kagame d'imposer sa dictature. Ngo ni uburyo Perezida Paul Kagame yahisemo bwo kugira ngo yimakaze igitugu cye. Twabaye nk'ababijyaho impaka, dusoza buri wese agumanya igitekerezo cye, ariko wowe ubivugaho iki? Marceline abikomoje, ariko ndagira nawe umpe igitekerezo cyawe kuri iki kintu abantu bavuga ko ari uburyo bwo kugira ngo igitugu, kuko ngira ngo hari abantu bavuga ko uramutse ufite abagabo benshi mu nteko hari ibyemezo bitajya bishoboka. Nibyo? Nanjye ndabyemera gutyo, kuko ibyo ari byo byose abategarugori nabo ni bashya muri ubwo buryo bwa politike. Ni bashya, ndashaka kuvuga ko ntabwo ari ikintu cyabayeho kuva kera ngo umutegarugori yaba amenyereye guhangana muri politike. Kandi muri politike uko mubibona,
ugomba guhangana, ndavuga guhangana neza, ariko ugomba kwiyemeza nawe ku gitekerezo cyawe ukagishobora kugisobanura kandi ukashobora kugikomeraho. Nanjye nemeza ko kuba ufite abategarugori benshi mu nteko ishinga amategeko nyine byorohera umugabo w'umunyagitugu nk'uwo Paul Kagame, kuko abagore bambabarire kuko nanjye ndishyiramo, ni ukuvuga ngo abategarugori ntabwo baba nabyita se abarwanyi, ntabwo bashobora kwemera cyangwa kwemezwa ibitekerezo by'uwo mugabo kubera ko bashobora gutinya guhangana. Sinzi ko abategarugori ibyo kwanga kubyemera nk'uko ngewe mbyemera, kuko nanjye nakubwira ko ntabwo ndi umuntu w'umurwanyi, sinzi ko nahangana ku buryo bwanyorohera. Mbona rero koko ko ari byo ushyizemo abategarugori benshi, abategarugori ukabakanga, kandi usibye n'abategarugori urabona ko Kagame we akanga n'abagabo benshi, noneho rero abagore nabo ukabakanga, birumvikana ko batahangana nawe ngo bajye kuguhakanya cyangwa bajye gushaka iri tegeko n'iri, kuko baba bazi inkurikizi zishobora gukurikira nyine iryo hangana. Ndumva rero ari byo, ntabwo ibyo bishatse kuvuga ko bigabanyije umugore, gusa bigendeye ku miterere y'umugore. Umugore nyine niyo mpamvu dukunda no kumuvuga ngo turamushyira mu mahoro na demokarasi, kuko umugore muri rusange yifuza ko abantu babana neza, muri rusange yifuza ko abantu bajya impaka bakumvikana, muri rusange yifuza ko abantu bagera ku byemezo batagombye kuzana amahane, batagombye kurwana, hatagombye kumeneka amaraso. Ubwo rero ubwo buryo umugore mu mibereho muri sosiyete ateye kandi abantu benshi bamuziho, nibwo butuma tunizera ko abagore benshi baramutse bafite ubutegetsi, ariko akaba ari abagore nyine bafite koko ijambo nyaryo, ko ibintu byagenda neza, haboneka demokarasi n'amahoro. Ubwo igisubizo cyanjye ni uko uwo muntu yakubwiye rwose, nanjye ndumva ari byo. Twavuga ko abanyapolitike bashobora kuba babona ko umugore ari insina ngufi ishobora gucibwaho urukoma byoroshye, bakavuga bati reka abe ari we uba reperezante cyane mu nteko, dushobora kuzajya tumutegeka ibyo ari byo. Aho ngaho abagore bo mu Rwanda abari mu nteko ntibashobora kumva nabi mu gihugu bo bavuga ko ubu ngubu uburenganzira bwamaze kuboneka. Ndabasaba nyine ko batanyumva nabi, kuko si ngombwa ko banyumva nabi, kuko ni byiza ahubwo ko nabo babitekerezaho, bakibaza umwanya wabo n'icyo bamaze kugeza iki gihe n'iki. Birumvikana ko nyine bitabashimisha kubivuga gutyo, ariko nanjye nk'uko nabivuze, nanjye ndi umutegarugori, ntabwo rero nanjye nshaka kwishyira hasi, kandi abo bategarugori ntidushaka kubashyira hasi, kubera ko ubundi umutegarugori nawe muri sosiyete afite umwanya. Ariko icyiza mvuze kuri ibyo ni uko umutegarugori nyine ari umunyamahoro, ari umutegarugori, ari umuntu ushaka ko n'amategeko yakorwa ariko mu mahoro. Twebwe dukorera icyo bita non violence, ni ukuvuga mu kinyarwanda nyine ni ukuvuga mu mahoro, mudafashe ibirwanisho ngo mwicane, ngo abantu bapfe, ngo abantu amaraso aseseke. Ubwo rero ntabwo rwose ari igisebo kuba bameze gutyo, ahubwo ndatekereza ko ari ikintu cyiza, karite, ko nabivuga mu gifaransa. Ni ukuvuga ko niko rubanda babiyumvamo. Ubundi rubanda iyo babonye umutegarugori baba bumva ko umutegarugori ari umuntu nyine wabafasha, wabazanira amahoro, ariko bitavuze ko adafite ijambo. Ni uko nagusubiza rwose. Marceline, usubiye gatoya mu mateka ukareba, mwakomoje kuri Bandabaga mu nyandiko yanyu, mwakomoje kuri Kanjogera mu gihe cyo ku Rucunshu,
haje n'abandi n'aba minisitiri w'intebe wenyine w'umugore w'u Rwanda rwagize kugeza ubu nyakwigendera Agatha Uwiringiyimana, hari n'abandi. Ubu ngubu uyu munsi dufite impirimbanyi z'abagore nka Madame Victoire Ingabire yaremeye aramanuka ajya mu Rwanda ajya guhangana, ndetse yaragiye ashaka kwiyamamaza ku butegetsi na Perezida Kagame. Dufite abadamu ba Diane Rwigara n'abandi tugenda tubona bafunguka bakavuga ibintu bikomeye birimo wenda no kunenga uburyo imitegekere y'igihugu imeze. Uramutse ushaka kubwira umuntu aho ibi bintu byaturutse, ko bisa nk'aho umugore w'umunyarwandakazi afite imbaraga ariko wenda hakaba hari ibintu bimuzitira, ukurikije uko tubyumvise mu mateka, ubundi ibi bintu bituruka kuki? Ko abanyarwandakazi ubona ugereranyije no mu bindi bihugu nk'ibihugu duturanye, abanyarwandakazi bagomba kuba hari urundi rwego bagezeho. Kugira ngo ufate icyemezo cyo guhaguruka, ni uko ikibazo uba ushaka gukemura kikuraje ishinga. Kuvuga ko Victoire yahagurutse ni uko buriya yari yicaye abitekerezaho bimara imyaka, aravuga ati nta kindi cyabikemura uretse guhaguruka. Kandi bavuga ko umutegarugori wafashe icyemezo ntasubira inyuma. Ubwo rero niyo mpamvu yavuze ati njyewe icyemezo uko mbibona byagenda ni uko namanuka nkajya kubwira abaturarwanda ko hari icyo nshobora kubongerera. Mwabonye ko yigomwe byinshi cyane. Amanuka muri 2010 yari afite umwana muto w'imyaka 8. Uwo mwana amaze kuba umugabo ubu ngubu, nubwo bwose yagize agahe ko kujya kumusura, ndumva yarashoboye kujya kumusura nibura rimwe cyangwa kabiri, ariko burya iyo uri umubyeyi ukaba utarabonye umwana akura uko agenda atera imbere, nabwo murumva nyine icyo ikiguzi yatanze kugira ngo abe yakubaka u Rwanda abantu benshi biyumvamo. No kuba bamufunga ubu ngubu ndakeka ko ari icyo kintu cyo kubuza icyo gitekerezo kindi kugira ngo kizamuke kiza hagaragara. Naho ubundi nta kintu kibi yigeze avuga, nta macakubiri bamurega yigeze abwira abanyarwanda ngo mwice mwibice, ntabyo nigeze mwumvana. Ariko ugasanga umuntu umeze nk'uriya minisitiri ngo ushinzwe ubumwe, ibintu avuga ukibaza ukuntu ntawamurega guca abanyarwanda mw'ibice. Ubwo ngira ngo musubize ikibazo wari ubajije, kugira ngo umuntu ahaguruke biterwa n'aho hari ikintu kimusunika kigatuma avuga ati ndahagurutse, ndagiye, niyemeje gushinga ishyaka, niyemeje kujya mu matora ya perezida wa repubulika. Gutyo biterwa n'umuhamagaro mbese anabifitemo, kuko ntabwo ari benshi bagira uwo muhamagaro wo kuvuga ati ndahagurutse ndagiye. Ariko nka Victoire murabona yarabikoze, ni nayo mpamvu njyewe mushimira ku giti cyanjye. Icyo ni nk'impano yahaye abanyarwanda, yiyemeza kujya kuba hariya muri kiriya gihugu. Murakoze. Perpetu, ubundi ibi bintu namwe muri impirimbanyi za demokarasi n'amahoro dufite, twakomeje gukomoza kuri Madame Victoire Ingabire, twakomeje no gukomoza ku bandi badamu bafite ijambo. Ubona nabaye Idamange nawe ari muri gereza kimwe na Victoire. Aho ntibyaba bituruka ku kuba ndavuga ubu ngubu nyuma ya 1994, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo twavuga ko bishobora kuba uku gutinyuka gushobora kuba kwaraturutse ku byo leta y'u Rwanda ubwayo ivuga iti abagore twabahaye uburenganzira, abagore bafite ijambo, abagore ni 64% mu nteko ishinga amategeko, abagore bafite imyanya iri influente mu butegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo byari aho byaturutse.
oya ku bwanjye ntabwo ntekereza ko ari aho byaturutse, ntabwo byaturuka ngo ni uko u Rwanda rubivuze, kandi uwo mutegetsi wabo bamubona bazi ko abivuga kandi ah, harabivuga yego, ariko ingaruka mbi zongera kubigera kuri abo bategarugori nyinshi cyane, ntabwo ariho byaturuka, ahubwo ntekereza ko byaturutse muri ya miterere y'umutegarugori nyine navugaga, kandi ko nanone umutegarugori nawe ari umuntu, kuba yashobora gutekereza, kuba yashobora gutekereza akareba akababaro abantu bafite, noneho akavuga ati yewe bya bindi byo kuvuga ngo ndi umubyeyi gusa nzicara iruhande rw'umwana wanjye murere cyangwa nzicara iruhande rw'umugabo, ntabwo bimpagije nk'umuntu kandi w'umutegarugori ugomba kureba ikibazo rubanda bafite, nawe afite amaso, afite umutima, afite ubwenge, ahubwo abantu bakunze gutekereza ko umugore ashobora kugira ubwenge buke kugira umugabo, kurusha umugabo. Ntabwo rero umugore ashobora kugira ubwenge buke ku bw'umugabo, ntabwo rero ari byo nyine, ahari ahubwo byatweretse ko burya hari abategarugori bashobora gufata iyo ntambwe ingana gutyo nk'uko n'aba bagabo bagiye bazitera, ubwo rero we agashyiramo n'ubwo bumuntu bwe bwo kumva koko ababajwe no kubona uko abanyarwanda bafashwe, noneho akumva we hari icyo yakongera. Ngewe ntekereza ko ariyo mpamvu batekereje ati yewe nakongeramo izindi ngufu, ariko ingufu ziza kugorora ibintu, ingufu ziza guha abantu agahenge, ingufu zituma umuntu abaho neza. Ntekereza ko ari yo mpamvu bateye iyo ntambwe, ntabwo ari ntabwo intambwe bayiteye ngo kuko bumvise umuyobozi abivuga, ntabwo nabyemera rwose na gato. wowe ubivugaho iki Marceline? Ntabwo byaba byaraturutse ku kuba u Rwanda rwaravuze ruti banyarwandakazi mufite uburenganzira, noneho abantu bakabyibeshyaho, bamwe bakaba noneho nka idamange wenda yarisanze muri gereza, kuko wenda Madame Victoire we no ku rwego rwa politike ruhanitse cyane. Ntabwo ari ukubera ko abategetsi bavuze bati abategarugori tubahaye umwanya nimuze, iyo biba ibyo ntabwo bari kubafunga. Kuba rero barabafunze ni ukuvuga ko ntabwo bamanutse rwose ku muhamagaro w'abo bategetsi, ahubwo sinzi n'impamvu ubona umutegarugori wacu nubwo bwose bavuga ngo bamuhaye umwanya, wagira ngo ateye ubwoba, kuko bariya bose bafunzwe. Twibutse n'abanyamakuru Agnès Nkusi hamwe na Saidati, nabo bigeze gufungwa imyaka ntazi ari ingahe. Bavuga ko ngo baba bakoze ibyaha, ariko wareba n'ababizobereyemo bakavuga bati mu birebana na Victoire, muzi ko Amnesty International yavuze ati ari byo, n'urukiko rwa Afurika yewe, kuko tushobora kuvuga Amnesty International bamwe bakavuga ngo niba abazungu mwishingikirizaho, ariko nk'urukiko rwa Afurika rwamuhanaguyeho kiriya cyaha bari bamureze ku byo yavuze ku Gisozi. Havuze ko nk'umupolitisien, nk'umuntu ugiye muri politiki, cyari igitekerezo cye, ntabwo yagombaga kukizira. Ngakeka ko rero nk'uko nabivuze, aba bategarugori bahagurutse badatowe, ntawe bahisemo, ari bo bavuga ati turagiye, ni nk'umuhamagaro biyemeje kuvuga ati turagiye. Ariko ikibazo ni uko nyine kubera ko ntawabahisemo, ntawabahamagaye, abafite ububasha baravuze bati murahagararira aho ngaho, ntabwo murenga aho ngaho. Dusubire gatoya mu mateka, tureba niba wenda hari ahantu byageze progrès yo kuzamuka k'ubwo burenganzira bw'umugore byaba byarageze aho bigasa nk'ibihagaze, nyamara byari biri mu muhanda mwiza. Perpetu twabonye minisitiri w'intebe wabayeho wenyine w'u Rwanda, Madame Agathe Uwiringiyimana, yari umudamu rimwe na rimwe uhagarara akaba yavuga ibintu bihabanye n'uko perezida wa repubulika abona ibintu.
we wabonye u Rwanda rwo hambere, twabyita iki? Twavuga ko umuhanda twari turimo wapfuye? Ese buriya muri kiriya gihe muri za 92 93 twavuga ko Agathe Uwiringiyimana yari yafunguye amayira ku burenganzira bw'umugore kubera uriya mwanya yari yafashe, cyangwa wenda ni akantu kabayeho gatoya mu mateka? Kantekereze gato ko nabisobanura. Mu by'ukuri Agathe Uwiringiyimana ngira ngo yabonye umwanya kuko abategarugori bari batangiye kuzamuka mu Rwanda. Ntabwo rwose, ntabwo nyine turimo ahubwo kuzana ngo byo kuvuga ngo bazashyiramo 60 na bangahe ku ijana, ngo kuko uri umugore mbese twagushyizemo rwose, ujye utwubaha utwunamire. Ntabwo byari ariko byari bimeze. Mu by'ukuri byari nk'amajyambere, byari amajyambere. Abantu abategarugori bari bamaze kujya bafata imyanya y'ubuyobozi, mu ubuyobozi navuga tekinike, wenda nk'uko yaba directrice w'ikintu, akaba yayobora ishuri, akaba yaba umutegarugori utegeka ikigo cy'ishuri, kubera ko nyine abo bategarugori bari bafite ubwo bushobozi. Ni nayo mpamvu nyine Agathe Uwiringiyimana yari afite ubwo bushobozi. Ngira ngo ntawavuga ko ntabwo yari afite, kuko yari abufite. Gusa nyine muzi ko cyari ibihe bikomeye, hakazamo andi macakubiri y'intambara, ariko biboneye kubera ubushobozi yari afite. Yari umutegarugori ariko ufite ubushobozi. Aho niho tugomba kujya dushingira. Umuntu agomba kubona umwanya ko ari umutegarugori ariko ufite ubushobozi bwo gukora muri uwo mwanya arimo, atari uwo kuvuga ngo ndi mu nteko y'amategeko gusa kuko ndi umutegarugori. Byari ubwo rero aho ndahemeza, kuko no mu bindi bihugu rega turavuga wenda ibyo mu Rwanda yego, ariko twagereranya no mu bindi bihugu byinshi, nko mu bihugu byinshi kugira ngo ubone perezida w'umugore. Ni urugero, bije buhoro buhoro, kuko muri iyi myaka ishize, kuko abagore nabo bagiye batera imbere, ahubwo ukabaha imyanya, ukabaha uburenganzira bwabo, ntubahohotere, nabo bakagenda bazamuka bagira ubwo bushobozi, kandi bakanabona iyo myanya. Twabivuga hano na hano, ubwo ndavuga nko muri Canada ni urugero. Ntabwo hagiye haba premier ministre kuva igihe Canada yabereyeho b'abategarugori, ariko ngira ngo hari igihe rimwe na rimwe ubona ko mu myanya yo hejuru abategarugori bagenda bazamuka bakagira ubwo bushobozi. Noneho no kubera ko nyine ku isi hose bagenda bavuga bati umutegarugori nawe akwiye kubona umwanya we nk'umuntu, niko byagiye bigenda. Noneho rero ikibabaje muri biriya bihugu by'iwacu nyine nko mu Rwanda ho, nuko noneho bamukoresha. Icyo nicyo nanga cyane, nuko bamugira igikoresho. Mbese tuguhaye umwanya, ariko mu by'ukuri ntacyo nawe uzawumaza kindi usibye guhembwa amafaranga yawe ku kwezi ukayatahana, ariko nta gitekerezo cyawe kizaza kinyuranyije n'icyacu tuzemera ko gihita. Aho niho bibabaje. Reka noneho tugaruke nanone gatoya ku bikorwa byanyu by'umwihariko. Marceline, uri umunyamabanga w'irezo y'abadamu mu gihugu, ishami ryo mu Bubiligi. Ejo bundi naje i Buruseli muri gahunda z'igihembo cy'amahoro na demokarasi cyitiriwe Victoire Ingabire. Nabonye ari mwe murimo gutegura biriya bikorwa. Nagira wenda abakurikira Real Talk mubagarukire kuri iki gikorwa mwakoze. Hari n'ibindi nk'ibyo muhabaje wenda bihembo, ariko mutugarukire kuri ibi. Ubundi iki gitekerezo twabonye ari ku nshuro ya 15 igihembo gitanzwe. Biteguye bite? Ni mwe mwenyine n'umwihariko wanyu? Byaje bite nk'igitekerezo? Yewe, iki gitekerezo kimaze igihe cyatangiye. Iki gihembo twagishinze muri 2011 nibwo cyashinzwe. Gitangwa bwa mbere
muri 2012. uyu mwaka wa 2026 yari inshuro ya 15 dutanze icyo gihembo. Icyo gihembo gihabwa abantu biyerekanye ko ari indashyikirwa mu guharanira nyine demokarasi n'amahoro, cyane cyane muri kariya karere kacu, kubera ko ntabwo kavugwa bihagije, ibiberamo ntabwo bivugwa bihagije, ariko abantu bavuze bati turabirwanira, turabivuga uko biri. Abo bantu nibo bahabwa icyo gihembo. Icyo gihembo rero hari abantu bajya bibeshya, hari abantu bajya bibeshya bakavuga ngo ni Victoire Ingabire Umuhoza ugitanga. Oya, ntabwo ari ugitanga, gusa twarakimwitiriye kuko twabonaga ari we mutegarugori w'icyo gihe muri 2011 wari uvuze ati ndahagurutse dukurikije n'ubwitange yerekanye. Turakimwitirira, ariko twagishyizeho yaragiye, nta ruhare yabigizemo. Hari abantu bajya babivangavanga, ariko yari yaramaze kumanuka, yarageze mu Rwanda. Hanyuma no kugitanga rero ntabwo ari twe duhitamo, nubwo bwose dufite akanama gashinzwe kureba kakavuga ati tugihaye uyu nguyu nk'uko mwabibonye, ariko nko mu kwezi kwa 11, 12 dutanga itangazo tuti imiryango irafunguye, ufite umuntu ashobora kuduha wumva akwiriye iki gihembo namutange, akamuvuga ibigwi. Hanyuma ako kanama kakabyigaho kakareba koko niba uwo muntu batanze ibyo bamuvuga hari byo, ko akazi bamuvugaho nta kubeshya kurimo. Ubwo rero ako kanama kakaterana kakavuga kati uyu mwaka abazahabwa iryo shimwe ni ishimwe, urebye iryo shimwe rizahabwa aba bantu bakurikira, nuko tukabatangaza muri uriya munsi mukuru nyine urebana n'umunsi mpuzamahanga w'abategarugori. Ariko mwabonye ko twabikoze kuri 28, ni ukubera ko tuba tugomba kubona sare y'aho tubikorera. Hari ibintu byinshi bijyanye n'imyiteguro, rimwe na rimwe bituma tutagwa ku itariki ya 8, rimwe na rimwe nk'icyumweru mbere cyangwa se nk'icyumweru nyuma. Nko muri covid ho nta n'itariki twagiraga, twabikoraga uko igihe dushoboye. Ndubane n'igihe tugeze kubikora mu kwa 6 kubera ko byaterwaga nuko dushoboye kubikora. Ubwo haramutse hari ikindi kibazo waba mufite, kuko kuvuga imyaka 15 gutya mu minota ingahe ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, ariko mbajije Perpetuel ndakunganira kuri iki. Twavuga ko bimaze kugera kuki abantu bahawe ibihembo. Nanjye ejo bundi n'ubwa mbere nari mbonye ibihembo bitangwa, mbona abantu 3 batandukanye bihawe, ariko bimaze kugera kuki? Umuntu ababajije ngo byamaze iki mu byo muharanira amahoro na demokarasi, byamaze iki mu bukangurambaga, ko ndibwira ko ari bwo murimo? Yego, kuri icyo kibazo nyine ni ubukangurambaga rwose, niryo jambo ryiza. Ni ugushaka kumenyekanisha abantu, tubabwira nyine by'urugamba turiho, urugamba rw'amahoro na demokarasi. Ubwo rero bariya abantu nyine tuba twarabahisemo dukurikije ibyo wakoze. Ubwo rero se ko twavuga ko ari bo bantu bagenda ko muri les ambassadeurs, kuko basanzwe n'ubundi ari cyo bakora. Ni ukuvuga ngo basanzwe bakorera gushaka ubutabera, bakora gushaka amahoro na demokarasi. Aho rero baba bari hose n'ubundi bagenda bakagenda bavuga ko bamenye, batubonye. Nabyo birakomeye cyane, kugira ngo ni nayo mpamvu dukora umunsi mukuru kamwe, kugira ngo tubereke koko uko baba batwumva wenda ku matelefoni, ariko tuba duhari, turi abategarugori babihagurukiye,
turi abategarugori bamaze iminsi baharanira icyo gikorwa cyo gushaka nyine ko umutegarugori, ibyo nabyo ni ngombwa kubimenya ko umutegarugori nyine yagira umwanya wo guharanira nawe ayo mahoro na demokarasi. Bariya rero muba mwabonye bose turakomeza tugakorana nyuma yaho, ntabwo umunsi ari ukuvuga ngo ni uriya umwe, ni ukuvuga ngo nyuma yaho tugumana kontakite tukaganira, haba ikibazo tukakibabwira nabo bakatwungura igitekerezo nk'uko natwe tukibungura, mbese turaganira cyane tugakomeza tugakora amanama. Ayo manama ntabwo aba ari publique bien sûr, ariko ni ukuvuga ngo twungurana ibitekerezo uko isi igenda, uko ibibera mu Rwanda, ibibera muri Congo, ibibera mu Burundi, cyane cyane kuko birumvikana ko tutafata uduce twose twafashe, mbese kugira ngo tube efficace, kugira ngo dushobore gukora imirimo nyayo ifite agaciro, twiyemeje ko dukora muri kariya gace bita ak'ibiyaga binini za Afurika. Ubwo rero bariya bose nabo baba basanzwe bahazi, mu by'ukuri ntabwo ari abantu bashyashya batazi nyine ayo madosiye, kuko tuba dukorana n'abantu, ni nayo mpamvu babahitamo bakurikije ko basanzwe barakoze kuri izo dosiye z'ubutabera, za demokarasi, amahoro, ni aho ngaho nyine duhagararira. Ubwo rero turakomeza tugakorana, barandika cyane article, n'urugero bandika article mu binyamakuru, kandi baba bafite ibinyamakuru bashobora kugeraho twebwe tutashobora kugeraho, kuko basanzwe bafitemo audience, bashobora kuvugira ku maradiyo twebwe tudashobora kuvugiraho, kuko nyine baba basanzwe wenda bafite audience. Mbese nicyo tuba twifuza kuganaho, kandi byarakunze. Hari ibikorwa ni byinshi biragaragara, za article zisohowe na bariya, ibitabo bisohoka, ababisoma rero ntabwo ari ngombwa ko baba abanyarwanda gusa, ahubwo tuba twifuza ko byasomwa n'abandi bose bo mu bahandi hose henshi, kugira ngo nyine bimenyekane. Ntabwo baba bakora nyine bakorera abanyarwanda muri ubwo buryo, ni ukuvuga ngo natwe bizatugiraho nyine ingaruka nziza nizo tuba dushaka, ariko ntabwo bo publique yabo ntabwo ari ukuvuga ngo ni abanyarwanda. Publique yabo abo babwira ni abandi bahandi mu mahanga ayo ari yose, kandi cyane cyane kugira ngo bigere ku bategetsi bashobora kugira icyo bahindura nyine ku mitegekere y'u Rwanda cyangwa hariya muri kariya karere, kuko nicyo tuba dushaka twebwe, nicyo tuba tugamije ko ibintu byahinduka bijya mu nzira nziza nyine. Marceline, imyaka 15 mutegura ibi bintu ni imyaka myinshi. Umuntu aramutse akubajije ati ibi bintu ntabwo ndi bugusabe ngo ukore ijanisha, ariko icyo akamaro byagize ni akahe mu kuba hari ikintu byagezeho mu gufasha, kuko mukora ubukangurambaga, byafashije iki wenda nk'abana bakuriye hano batazi u Rwanda, byafashije iki mbese no mu Rwanda ubwaho, haba hari nka feedback mubona abanyarwanda babwira bati akazi mukora turagashima, hari ibintu tutari dusobanukiwe ubu tuzi? birahari, ariko ikibazo ni uko nyine bikunzwe kumenywa n'abo bireba, niba nabivuga gutyo. Mfashe nka sinkibuka mu buhe mwaka tugeze gukora ikintu kimeze nko kwihata bariya bategarugori nyine bari mu nteko ishinga amategeko, tukaboherereza ibintu tukabandikira. Ikibazo ni uko nta n'umwe, habe n'umwe wigeze avuga ati ndabasubije ubutumwa bwanyu bwangezeho, cyangwa se nzabwiga, cyangwa nzagira gute. habe n'umwe wigeze adusubiza, ariko twageragezaga kubereka ibibazo bihari,
cyane cyane biriya by'abazunguzayi n'ibyo ariko ibi ngibi muri uru rwego rwo gutanga iki gihembo abantu bagihabwa ni ukuvuga nk'uko Perpetu yarabivuze nabo baba bafite abo baganira nabo bakasobanura ikibazo kuruta uko twebwe tugisobanura kuko ntabwo twagerera hose icyarimwe. Nkoresheje ijanisha ntabwo se ibyo byose navuga ko ababishinzwe babibona kuko muzarebe kuri lisite y'ibigarasha aba benshi bose bariho iyo abantu bo mu Rwanda bari gutuka abantu batandukanye n'ibiki byose usanga bongeramo n'aba bantu ubu ni ukuvuga ko ababishinzwe barabimenya. Ikibazo ni umuturage usanzwe wo hasi rimwe na rimwe utazi ko biba byanabaye ariko icyangombwa ni uko ababishinzwe baba babibonye bakabimenya kandi nubwo bwose abategetsi basa naho bavuniye ibiti mu gutwi badashaka kumva ariko njyewe nibwira ko hari igihe bagera bakavuga bati nyamara hariya hirya hari abantu bavuze gutya bakagira nka duke bakosora ariko hari nk'ibyo ukeka ujya ubona ukavuga uti zishobora kuba ari ingaruka nziza z'ibyo twatunze urutoki. nyamara birahari byinshi rwose. Hari igihe njya mbyandika ku rukuta rwanjye rwa X mvuga nti nyamara ahangaha ntimwibuke ko twarababwiye murakoze kuba mubitekereje cyangwa se murakoze kuba bigiye mu murongo twatekerezaga. Mbona iki ngiki kuba iki gikorwa kimaze imyaka 15 kandi kigakomeza binakangura urubyiruko. Mwabonye ko ejo bundi hari urubyiruko rwinshi rwaje uwo waje ahavana ubundi butumwa kandi akanaganira n'abo bantu nabo bakaganira natwe nk'uko Perpetu yabivuze. Umuntu waje akavuga atahatese burya aba bantu n'abangaba akanaganira n'abahasanze nacyo ni ikintu kizima. Ubwo rero kuri twebwe tukabona ko ari igikorwa tugomba gukomeza igihe cyose abantu bakidushyigikiye kandi bakakizana kandi ikibabwira ko ababishinzwe babikurikira ni uko rimwe na rimwe hari igihe bajyaga bakora n'ibikorwa byo kutwimisha sare n'ibiki byose ariko bikageraho tukabona inzira. Mu kanya nari nkubaje ngo hari ibintu wandika kuri X uvuga ko hari ibyo wabonye bisa nkaho biri gukemuka kubera ubukangurambaga bwanyu, haba hari nk'ibyo waduhamo urugero? nshobora gufasha amakira. Yego nta kibazo Perpetu nawe ushobora kugira uruhare kuri icyo kibazo. Oui donc reba nk'ubu ngubu ni ikintu gikomeye cyane ndetse rwose Etienne Gatanazi udufashije ukaba wareba n'ukuntu wabishyira, sinzi niba hari ukuntu bishoboka ko wabishyira kuri posting yawe cyangwa kuri nyine radiyo. Nk'ubu Amnesty ni ikigo gikomeye cyane mu byerekeye byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane abantu bagirirwa torture cyane cyane babigiriwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Ni urugero Amnesty yahagaze kuri Victoire muri iyi minsi yatanze itangazo yandika ivuge ko isaba u Rwanda gufungura Victoire Ingabire n'abari abafunganywe mbese bafunzwe bavuga ko bari mu ikipe ye mu ishyaka rye 8 kongeraho umunyamakuru nk'uko mubazi kugira ngo rero Amnesty isohore itangazo nk'iryo ntabwo twavuga ngo ni twebwe twabikozeho twenyine. Nyine urabona ibintu biva hirya no hino ariko nyine ababikoraho ni benshi ariko nyine tuba twizera ko bikiri muri bimwe mu bikorwa bashoboye gusobanukirwa biturutse ku mikorere ya bariya twita abaroreya, ni ukuvuga bariya bahawe igihembo cyangwa se twebwe ubwacu, ariko icyo navuga ni uko twabigizemo uruhare.
gusa sinavuga ko ari twe, ntabwo nyine nshaka kwitirira icyo gikorwa, ariko tubona ko twabigizemo uruhare kuko natwe twabasobanuriye uko ibintu bimeze. Urundi rugero noneho natanga ni ruriya rukiko rwa Afurika, donc ruriya rukiko rwa Afurika, ni ukuvuga ngo natwe twari twararwandikiye turubwira ikibazo cya Victoire Ingabire Umuhoza, ariko si twe twenyine nanone, niko ndakomeza kubivuga kuko ntabwo ari ukugira ngo twizitirire ibyo bikorwa byose, ariko habonetse igisubizo cyiza cyemeje ko Victoire Ingabire yari yararenganyijwe, ko u Rwanda rutamurenganuye nk'uko byagombaga gukorwa, ndetse ruca u Rwanda ibihano n'amande, usibye ko u Rwanda rwahise nyine rwanga gukurikiza ayo mategeko, birababaje, ariko ibyo ari byo byose babaye rwarabihanije, urukiko rwarabihanije kandi rubabwira ko mu makosa. Ibyo byose rero tuba natwe twabigizemo uruhare, kuko tuba twakoze kuri ayo madosiye, hari abadufashije, niyo mpamvu twifashisha ababishoboye, nk'abo hariya haba harimo abareza avoka, mwarangira ngo warabibonye nyine wari uhari, harimo n'umwavoka wo muri urunana, mbese urunana cyangwa association, reka tuvuge association nibyo byoroshye, y'abavoka bose bo muri Afurika. Ntabwo rero ari umuntu ugenda agaceceka, ubwo nyine mu by'ukuri tuba tumutumye, aho nakwemeza ko hashobora kuboneka nk'icyemezo cyangwa bazita ngo iki, donc mbese resolution ishobora gushyigikira Victoire mu ntambara arimo kurwana, cyangwa ishobora nyine kudenonsa ibikorwa, kuvuga ngo kwamagana ibiba bikorerwa kuri Victoire Ingabire no ku bandi, kuko twebwe iyo twandika ntabwo tuvugira umuntu umwe, mu by'ukuri ishyirahamwe ryacu ntabwo rivugira Victoire, rivugira abarengana bose, gusa iby'amahirwe twabonye Victoire Ingabire Umuhoza niwe uri ku isonga. Ubwo rero kuko ari ku isonga, niwe muntu w'icyitegererezo, ariko tumuvuga dushaka no kuvugira abandi. Turerekeza ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo mwembi mpereye kuri Marceline mugire ikintu mutubwira mu kwitegereza kwanyu, mubona umwari n'umutegarugori mu Rwanda ibintu biri mu nzira ko wenda mu myaka iri imbere buriya burenganzira nk'uko mwakomeje kuvuga ko ubu hari ubungubu ari ubwa nyirarureshwa, mubona bishoboka ko uburenganzira bw'umugore mu Rwanda buzageraho bukaboneka, umunyarwandakazi akabona imyanya dukurikije icyo bita meritocracy, abimerita ari ibintu yakoreye, mubona turi mu yihe nzira kugira ngo uburenganzira bw'umugore mu Rwanda bugerweho? Yewe nibikomeza gutya ntaho tujya, keretse habayeho impinduka zigaragara, nk'uko na mugenzi wanjye wabivugaga, si n'umwari n'umutegarugori gusa, ahubwo n'abandi bantu basanzwe bari ku ruhande barenganye, bumagaye kubera ibyemezo bibafatirwa bitari ngombwa, ubwisanzure bukabaho, mbese imiryango igafunguka, kuko niki kibuza amashyaka menshi gukora? Kuki buri gihe twumva ko ishyaka rimwe ari ryo ryonyine rifite igitekerezo kigaragara? Umunsi hashoboye gufunguka iyo miryango, abantu bakavuga bakisanzura, ndakeka ko yaba ari umwari n'umutegarugori n'abandi bantu bose muri rusange bazahungukira. Naho ubu ngubu nibikomeza uko biri uku nguku, ndabona ntaho twerekera. Nka buriya muri za 1991 na 2 na 3 na 4, ibintu by'amashyaka menshi byaraje, cyari ikintu cyiza, ariko biza kandi hari n'intambara, bituma abantu baticara ngo batuze,
batekereze ku gihugu cyabo, hanyuma donc abantu bakomeza gusaragurika mu bintu by'intambara n'ibiki, hanyuma amashyaka menshi akora nabi. Abantu rero bakagumana icyo kintu bavuga bati amashyaka menshi ni mabi, murebe ibyabaye muri 1990 na kangahe, ariko mu gihugu kitarimo intambara bemeye amashyaka akabaho, abantu bakavuga, nta uhohoteye undi, buri muntu akubaha uburenganzira bwa buri wese. Sinumva impamvu bitakora, aho kugira ngo tugire abantu dutereka aho ngaho bameze nk'indabyo ziri aho, wowe ukaziha amazi gusa, ahasigaye ati ukomeze wicaye aho ngaho nta kindi ukora. Dukeneye abantu bakora bigaragara, cyane cyane mu bari n'abategarugori. Nyine niba umuhaye umwanya we kumuhora inyuma umubwira ati nyamara ugomba kubikora gutyo, ugomba kubikora gutyo. Niba umutegarugori ashatse gushinga ishyaka rya politiki, mureka rishinge, kuko abagabo bonyine se bo bahawe iyo mpano yo gukora politiki. Niba ashaka gufungura uruganda, mureka rufungure, afite ubushobozi, yubahiriza amategeko ariho, ahasigaye abantu bose babe mu bwisanzure no mu mutuzo. Nicyo navuga. Perpetu, ubivugaho iki wowe tusoza ikiganiro? Ikibazo cyawe cyari ngo ese tubona tugana he? Tubona tugana mu nzira nziza ku buryo tuzageraho igihugu muri rusange, nk'uko mwabivugaga, ubu ngubu kidafite demokarasi n'amahoro, ndetse ariko tuzageraho by'umwihariko umugore akagera kuri ibi byombi, n'igihugu muri rusange abantu bakisanzura. Kuri ubu ngubu biraruhije, ariko mbona ko tugomba gukomeza tukagira icyizere, ariko icyizere tugikorera. Tugomba gukora kugira ngo icyo cyizere tukigire, ariko dukora n'ibikorwa bizatuma nyine tukigeraho icyo twifuza, kuko nta kidahinduka ku isi. Ni ukuvuga ngo yego hari igihe nyine bihinduka mu nzira zigana habi, ariko ndatekereza agiye ko mu Rwanda bizageraho bikajya mu nzira nyayo gahoro gahoro nanone, ariko ndabyizera cyane. Ngewe niyo mpamvu numva mfite imbaraga, ni nayo mpamvu natwe muri organization yacu dukomeza tukagira izo mbaraga zo kuvuga ko akari kera bitinda ariko ntabwo bizahera. Ni ukuvuga ngo tuzagera aho umutegarugori nawe azafata ijambo, kandi ari we aryiyemeje, atari nk'uko nyine Marcelina bivuze, atari uko barimuhaye mu kuvuga ngo vuga iki ntuvuge kiriya, emera iki ntiwemere kiriya. Kuko nemera ko umutegarugori ari umuntu ufite ibitekerezo kandi ufite ubushobozi n'ubushake. Niyo mpamvu rero mbona ko tugomba gukomeza tukagira icyizere twese hamwe, ariko tugikoreye nyine tugomba gukora. Ntabwo ari demokarasi bavuga ko ihora iharanirwa, ntabwo higira umunsi umwe ngo uvuge ngo nayikaciye ngo none ndicaye. Ntabwo bishoboka. N'amahoro kandi ni uko, ntabwo yafata ngo uvuge ngo ndayafashe birarangiye, twarabibonye. Ni ukuvuga ko tugomba gukomeza tugakora, ariko ko tuzabigeraho. Urakoze. Perpetu Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro, ishami rya Canada. Wakoze cyane, ni iby'agaciro cyane kuba wampaye umwanya wawe, umwanya urenga isaha yose kuri iyi shene yacu Real Talk Channel. Wakoze cyane. Urakoze nawe Etienne. Marceline Nduwamungu nawe ni umunyabanga w'iri huriro mu gihugu cy'Ububiligi. Wakoze cyane kubera umwanya waduhaye kuri Real Talk, kandi nizere ko tuzaguma tuganira ku insanganyamatsiko zitandukanye, ngira ngo ari buri gihe nzaguhamagara uzemera invitation igihe ufite umwanya. Wakoze cyane. Nawe mwakoze cyane kudutumira kugira ngo babwire ibyo twirirwamo. Rwose nimwongera kudutumira tuzagaruka nta kibazo. Murakoze cyane. Namwe murakoze inshuti bakunzi ba Real Talk Channel. Iyi nsanganyamatsiko ni ngari cyane cyane iyo uvuga ku Rwanda, uvuga kuri demokarasi n'amahoro, ndetse hari n'igihe ikunda kuvamo impaka
nubwo rimwe na rimwe abo tujya impaka batemera kuza kuri Real Talk tuba twagerageje ariko rimwe na rimwe bikanga. Mwakoze cyane rero kwemera kureba ikiganiro, mwakoze mugire ibihe byiza. Ibiganiro kuri Real Talk Channel nk'uko abarundi babivuga nakagaruka. Mwakoze cyane.